Kuri ubu ngubu inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru yaciye umugongo abantu, inkuru yatumye benshi bibaza icyo bari bukore, ni uko hasohotse urutonde rw'ubutayu butemerewe gusengerwamo. Kabiri kwa Apostle Masasu ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa kabiri urahasanga ubutayu bwa Kanyarira. Ubutayu bwa Kanyarira ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa gatatu urahasanga ubutayu bwa Kizabunwa. Ubutayu bwa Kizabunwa buhana imbibi n'ubutayu bwa Kanyarira, nabwo ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa kane urahasanga ubutayu bw'Ikadeshi. Ubutayu bw'Ikadeshi turagushuje kandi tuguhaye ikaze weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose. Dufashe uyu mwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Mu buzima ibyo ngibyo bibaho, ariko kandi nanone dufashe uyu mwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Tuguhaye ikaze. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo. Nyuma y'uko havuzwe inkundura yo gusenya insengero ndetse kuzifunga no kuzisiba, dore ko mu minsi itambutse hagaragaye inkuru ivuga yuko insengero zifunzwe ndetse kandi hagaragara yuko hamaze gufungwa insengero zigera ku bihumbi 8. Ahangaha ni insengero zafunzwe mu gihugu cyose ndetse kandi hafungwa insengero z'amatorero atandukanye, aho ku isonga havugwa umubare munini w'insengero za ADPR, hagukurikiraho EAR ndetse n'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Nyuma yaho gato kandi hagaragaye urundi rutonde rw'amadini yakuwe kuri liste y'amadini abarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hakaba hamaze kumenyekana amadini agera kuri 45. Muri aya madini kandi nanone yavanwe ku ikarita y'amadini asengera mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko ari amadini atari yujuje ibyangombwa, aho aya madini atari afite ubuzima gatozi, akaba atemerewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Ni nyuma yaho kandi hahise hasohoka urutonde rw'insengero 55 zibarirwa mu ntara y'Amajyaruguru, nazo zagombaga gusenwa kuko zubatse mu manegeka, izindi zikaba zubatse ku butaka zidafitiwe ibyangombwa, izindi zikaba zishaje, izindi zikaba zitujuje ibyangombwa ku buryo zasengerwamo. Muri ibyo byangombwa harimo kuba abaziyobora badafite ubushobozi bwo kuba bayobora abantu, kuba izi nsengero ari ntoya, kuba izi nsengero zidafite umurindankuba, kuba izi nsengero zidafite umuhanda ugera aho zikorera, kuba izi nsengero zidafite soundproof, kuba izi nsengero kandi zidafite ubusitani, kuba izi nsengero zidafite ubwiherero n'ibindi bigenderwaho kugira ngo urusengero rube rwujuje ibyangombwa byo gusengerwaho. Ibi ngibi bikimara gusohoka niko Abanyarwanda cyane cyane Abakristo bakomeje kwibaza uko bazajya basenga n'icyo bakora. Turagira ngo uyu munsi rero kandi tugaragaze urutonde rw'ubutayu bwajyaga busengerwamo ariko kuri ubu ngubu bukaba budasengerwamo. Mu butayu ni hamwe mu hantu Abakristo bakunda kujya gusengera, cyane cyane bemeza yuko mu butayu hakunda kuboneka Imana ku buryo bugaragara. Mu butayu nta hantu abantu bajya bagasabana n'Imana, yaba umuntu agiye ari wenyine ajyanye na gurupe y'abandi bantu cyangwa se agiye asanga y'abandi bantu. Mu butayu nta hantu hasengerwaga yaba ku manywa cyangwa nijoro. Mu butayu kandi ni ahantu hasengerwaga n'umuntu uwo ari we wese bidashingiye ku itorero abarizwamo, yaba ADPR, Angilikani, Abadventiste, Abanyagatulika, Asambure ndetse n'ayandi matorero atandukanye. Buri uwo ari we wese yisangaga muri iki gikorwa cyo gusengera mu butayu nk'uko byagiye bigaragara mu butayu bugiye butandukanye.
ariko kandi mu butayu ni ahantu hasengerwa ariko rimwe na rimwe ugasanga hakururiye ubuzima bwa benshi mu byago. Aha ngaha twavuga mu butayu bwo ku Rusumo mu mazi, aho hari abantu bagiye bajya gusengerayo ariko ugasanga amazi arabahitanye bahasize ubuzima. Si aho ngaho gusa kuko no mu minsi yashize twabonye umuntu nanone kandi wapfiriye mu butayu bw'ahitwa i Bweramvura, nawe yagiye kuhasengera. Nimvuga aha ngaha nawe urahita uza kureba mu bundi butayu mugiye muturanye cyangwa se ubundi butayu uzi, uragenda usanga hari abandi bantu bagiye bahasengera ndetse bakahasiga ubuzima. Ibi ngibi kandi ntibyagiye bica intege abantu benshi bagiye bifuza gusengera mu butayu. Gusengera mu butayu byarakomeje nubwo hagiye hahagarikwa ubutayu bumwe na bumwe kugira ngo abantu bere kubusengeramo kandi kugira ngo badakurira ubuzima bwabo mu kaga, ariko ntibyaciye intege abakristo cyangwa se abandi bose bumva bashaka kujya gusenga. Bahamya neza yuko mu butayu ari ahantu ugenda ukahasengera ukagirana ubusabane n'Imana, cyane cyane yuko abahasengeye abenshi bagaragaza yuko bahashubirijwe ibyifuzo byabaga byabajyanye. Ni kenshi usanga abantu bagiye mu butayu bagiye gusenga ariko kandi nanone ukazababona bagarutse baje gushimira Imana bavuga yuko mu butayu bahasengeye ibisubizo byabo bigasubizwa. Hari abahasengeye bafite amadeni yabo arishyurwa, hari abahasengeye badafite urubyaro bararubona, hari abahasengeye bagiye kwirukanwa mu kazi, akazi karongera karakunda, hari abahasengeye babuze ubwishyu bwo kwishyura amazu bahabwa amazu yabo, hari abahasengeye kandi babona bafite uburwayi bwananiranye kwa muganga barananiwe kubuvura ariko basengeye mu butayu uburwayi bwabo burakira. Ibi ni ibimenyetso wabwirwa n'abantu batandukanye bagiye basengera mu butayu. Hari abo twagiye tuganira bavuga yuko bahasengeye bafite imanza, hanyuma imanza zabo Imana ikazijyamo ikazikemura. Hari abo kandi twagiye tuganira bavuga yuko mu butayu ari ahantu heza ho gusengera. Ndatanga nk'urugero, hari nk'abo twaganira bavuga yuko basengeye mu butayu bwo ku Rusumo mu mazi bafite ibibazo bitandukanye. Ndavuga nk'uwitwa Mukapasika avuga yuko nawe ubwe yahasengeye afite ikibazo gikomeye cyane ndetse nyir'inzu agiye kumwirukana mu nzu, ariko Imana imubwira yuko igipangu abamo imuhaye ubushobozi bwo kukigura. Agisohoka muri ubwo butayu yageze Nyabugogo ahamagarwa na nimero yo hanze ivuga yuko imuguriye agafanta, nyamara ntikari agafanta gusa kuko bamuhaye miliyoni 8 ahita yishyura igipangu yabagamo yimura nyir'igipangu. Si uwo nguwo gusa, hari n'abandi batandukanye. Nawe wihereyeho wasanga hari ibyifuzo washubijwe kubera yuko wagiye mu butayu. Kuri ubu ngubu inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru yaciye umugongo abantu, inkuru yatumye benshi bibaza icyo bari bukore, ni uko hasohotse urutonde rw'ubutayu butemerewe gusengerwamo. Wahita wibaza impamvu yo kuba ubu butayu butemerewe gusengerwamo. Ese ko urusengero bavuga yuko rugomba kuba rwujuje ibyangombwa harimo sound proof, ese mu butayu nabyo birasaba sound proof? Urebye kandi urasanga mu rusengero bavuga yuko hagomba kuba hafite ubusitani. Wahita wibaza niba ubutayu nabwo busaba kuba bufite ubusitani. Kandi urasanga mu rusengero bavuga yuko bakeneye umurindankuba. Ese wahita wibaza uti mu butayu naho hakenewe umurindankuba? Ariko kandi nanone dushingiye ku byo twavuze hepfo yuko hari abasiga ubuzima mu butayu, cyangwa se mu butayu hari igihe ugenda ugasanga uhamburiwe ubuzima bwawe, cyane cyane ko hari n'igihe uhuriramo n'amabandi cyangwa se abajura ugasanga babambuye n'ibyo mwabaga mufite. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko mu butayu nanone habaga atari aho kwizerwa.
Ndagira ngo nkugezeho urutonde rw'ubutayu bwafunzwe bukaba butemerewe gusengerwamo muri kano kanya. Birashoboka ko nawe wajyaga ujya gusengera muri ubu butayu, ariko kandi nanone ndagira ngo mbukumenyeshe uhite umenya yuko aka kanya bitemerewe kujya kubusengeramo, ahasigaye uhindure ubundi buryo bw'uko wajya gusenga udasengeye mu butayu. Aha ngaha turaza guhera mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibirizi, aho hari itangazo rivuga yuko bibujijwe gusengera kuri uyu musozi wa Gashwi. Bavuga yuko uwo bazabona ari kuhasengera azafatwa ndetse agahanwa n'amategeko. Kandi nanone turagenda turebe umurenge wa Nyarubuye, aho ngaho naho bivugwa yuko bibujijwe kuhasengera. Umurenge wa Nyarubuye burabujijwe gusengera ku rutare rwa Horebu, aho abantu benshi bari bamenyereye yuko bajya kuhasengera. Biravuga yuko uwo bazafata ahasengera azafatwa agahanwa ndetse agacibwa n'amande nk'uko icyapa gihari kibivuga. Kandi nanone birabujijwe gusengera ku musozi wa Kanyarira. Biravuga yuko kuhaterana cyangwa se kuhasengera ndetse n'uzafatwa ahatema ibiti nawe azahanwa n'amategeko. Umurenge wa Musebeya biravuga yuko bibujijwe gusengera ku musozi wa Ndende. Uzafatwa ahasengera nawe akazahanwa n'amategeko ndetse akazicuza n'icyatumye ajya kuhasengera. Si aho gusa kandi birabujijwe gusengera ku musozi wa Kadeshi, aho ngaho ni mu murenge wa Kageyo. Aha ngaha birabujijwe gusengera ku musozi wa Kadeshi, uzafatwa ahasengera nawe azahanwa n'amategeko. Kandi nanone birabujijwe gusengera aha hantu. Aha ngaha ni mu butayu bw'ahantu hitwa ku Rusumo mu mazi. Biravugwa yuko uzafatwa ahasengera nawe azahanwa n'amategeko. Nk'uko muri kugenda mubibona kuri iyi foto, aha ngaha murabona ko uru ni urutare rw'ahantu bwita ibweramvura. Kuruzamuka ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko kandi nanone urumanutseho wahita uruhasiga ubuzima. Kuri uru rutare kandi hafi yabwo hari n'ubutayu busanzwe bwo mu ishyamba, naho hashinzwe icyapa kivuga yuko nta muntu wemerewe kuhasengera, kuko uzafatwa ahasengera nawe azahanwa n'amategeko. Aha ngaha kuko ubibona kuri iyi foto, aha ni aho bita mu bitare bya Mashyiga. Aha ngaha akaba ari mu karere ka Kamonyi, naho birabujijwe kuhasengera kuko hari ni ahantu hakorerwa hasurwa. Ntabwo rero byemewe yuko mwajya kuhasengera nk'uko byari bisanzwe. Si aho gusa kandi hari ubutayu bw'ahantu bavuze yuko naho hatemerewe kuza gusengerwa. Aha ngaha akaba ari ahantu hitwa Kinyamakara. Kinyamakara akaba ari mu ntara y'Amajyepfo, naho hari icyapa cyahashinzwe kivuga yuko nta muntu n'umwe wemerewe kongera kujya kuhasengera. Nk'uko ubibona muri ubu butayu cyangwa se muri ubu buvumo, ni ahantu hitwa Samatare. Samatare naho hashyizwe icyapa kivuga yuko nta muntu wemerewe kuhasengera. Ubu bwari ubuvumo bwakundwaga n'abantu benshi, cyane cyane ko bivugwa ko abantu bagiye bahasengera bagahembukira, ariko kandi nanone wari umwobo washoboraga kujyamo abantu byibuze batari munsi ya 60, kuko wari umwobo ufite ibyumba bigiye bitandukanye abantu bajyamo bagasenga, ku buryo washoboraga kujya gusengeramo ukaba wavamo ntawe n'undi muntu umenye yuko urimo. Aha naho rero hashyizwe icyapa kivuga yuko nta muntu n'umwe wemerewe kongera kuhasengera, kuko uwo bazafata asengera muri ubu buvumo nawe kandi azabiryozwa.
Nk'uko twakomeje kugenda tubigaragaza, aha ngaha mu murenge wa Nyarubuye, aha ngaha ni ahazwi nko i Nyagasambu, naho bavuze yuko hari ubutayu bw'ahantu hitwa Ifumbwe, hajyaga hasengerwa n'abantu batandukanye, ndetse hakaba n'ubuvumo, naho hashyizwe icyapa kigaragaza yuko nta muntu wemerewe kongera kuhasengera, kuko uzafatwa ari kuhasengera azahanwa ndetse bikomeye, ndetse azicuza icyatumye ajya kuhasengera. Nk'uko kandi dukomeje kugenda tubibagezaho, ibi bintu byatumye abakristo benshi bibaza, ese niba insengero zifunzwe, niba izi nsengero zifunzwe kandi no kujya gusengera no mu butayu bikaba bitagikunze, abakristo barakora iki? Niko umuririmbyi yaririmbye, ndetse n'umwanditsi wa Zaburi arabyandika, aravuga ngo mbese imfatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki? Ndetse muri iyi ndirimbo umuririmbyi yaririmbye yahise ashyiraho n'inyikirizo ivuga ngo imfatiro zishenwe, nta kindi umukiranutsi yakora uretse gusenga. Hanyuma rero gusenga birasabwa ko umuntu wese asengera ahemerewe gusengerwa, mu rusengero rwujuje ibyangombwa, mu rusengero rudafunzwe. Buri muntu uwo ari we wese ahawe ikaze mu rusengero rudafunzwe, mu rusengero rwujuje ibyangombwa, ahasigaye agasenga. Si ngombwa yuko umuntu yajya gusengera mu butayu, kuko ashobora gusanga akurura ubuzima bwe mu kaga. Aha ngaha rero ushobora kwibaza ngo uru rutonde rw'ubutayu butemerewe gusengerwamo ni uruhe, cyangwa se uru rutonde warukuye he? Twashingiye ku butayu twabashije kugenda tugeraho, dusanga hari ibyapa bigaragaza yuko ubu butayu butemerewe gusengerwamo. Ku rutonde ku mwanya wa mbere haraza ubutayu bwo kwa Masasu 12 ntibwemerewe gusengerwamo. Ubu ni ubutayu bwari ubusitani bwagendaga bugasengerwamo n'abantu batandukanye, ariko kuri ubu ngubu ubutayu bwa 12 kwa Apostle Masasu ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa kabiri urahasanga ubutayu bwa Kanyarira. Ubutayu bwa Kanyarira ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa gatatu urahasanga ubutayu bwa Kizabonwa. Ubutayu bwa Kizabonwa buhana imbibi n'ubutayu bwa Kanyarira, nabwo ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa kane urahasanga ubutayu bw'Ikadeshi. Ubutayu bw'Ikadeshi ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa gatanu urahasanga ubutayu bwo ku Rusumo ku mazi. Aha ngaha ni mu murenge wa Kageyo, naho urahasanga ubutayu bw'amazi. Ubutayu nabwo ntabwo bwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa gatandatu urahasanga ubutayu bwa Kinyamakara, nabwo ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa karindwi urahasanga ubutayu bw'Ifumbwe, aha ni mu murenge wa Nyarubuye. Ubutayu nabwo ntibwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa munani urahasanga ubuvumo bwa Samatare. Ubuvumo nabwo ntabwo bwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa munani urahasanga ubutayu bwo mu ntara y'Amajyepfo. Aha ngaha akaba ari mu murenge, reka tuwusome hanyuma tuze tubabwire umurenge wa Musebeya. Aha ngaha naho ubu butayu ntabwo bwemerewe gusengerwamo, ntabwo bwemerewe gusengerwa kuri uyu musozi wa Ndende. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga ubundi butayu buvugwa yuko ari ubwa Kinyamakara, naho ni mu ntara y'Amajyepfo, nabwo ntabwo bwemerewe gusengerwamo. Ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga umusozi w'ahantu hitwa Nyamagabe. Birabujijwe gusengera kuri uyu musozi wa Gashwi. Aha ngaha naho uyu musozi wa Gashwi ntabwo wemerewe gusengerwaho, nk'uko byagaragaye, nk'uko byatangajwe, nk'uko byamenyeshejwe abajyaga basengera kuri uyu musozi. Kandi nanone birabujijwe gusengera kuri uyu musozi
byavuzwe yuko nawo abawusengeraho babujijwe kongera kuwusengerwaho. Ni umusozi abantu benshi bari bazi yuko witwa Gologota, wari umusozi uzamuka cyane ariko nawo burabujijwe kuwusengeraho. Ubu butayu hamwe n'ubundi bwose bukorera mu gihugu cy'u Rwanda aho buherereye hose, hari itangazo rivuga yuko bubujijwe kongera kubusengeraho. Iri tangazo twarikuye ku byapa twagiye dusanga ku ahantu hose hasengerwa, cyane cyane ahari ubutayu twagiye tuhasanga ibyapa bigaragaza yuko nta muntu wemerewe kongera kuhasengera. Urabujijwe, uraburiwe, kuko nufatwa wagiye gusengera muri ubu butayu uzabihanirwa n'amategeko. Dushoje tukwifuriza